amahoro n'imigisha biturutse kwa Nyagasani bibane namwe. Nongeye kubaha ikaze hano kuri Amina's Love. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, njyewe amazina yanjye nitwa Amina. Nkomeje gushimira buri muntu wese uma support unyereka ko turi kumwe. Hanyuma nkomeje no kubasaba imbabazi muri iyi minsi ntabwo ndi kuboneka neza, ariko ndakomeza ngerageze uko nshoboye simbicisha irungu. Uyu munsi rero ikintu nifuza ko tuganiraho, hari umuntu muri comment wambajije ngo nzababwire ukuntu urugendo rwacu kuva mu Rwanda kugera hano rwagenze, ariko ni rurerure cyane. Sinzi ko najya muri details ngo wenda byose mbivugeho, ariko nifuje kubivugaho, hanyuma ibinzamo ibyo nibuka nibyo ndi bubabwire. Reka nizere ko muri buryoherwe. Rero uko byagenze ni ukuvuga ngo hari tombora ya green card ibaho buri mwaka. Ni uburyo leta ya Amerika yashyizeho abantu ba prayinga, hanyuma hakazagera igihe bagasohora result bakerekana ababaye selected mu mwaka runaka bitewe n'umwaka wa prayingiyeho. Iyo uko kwa prayinga biba kuva mu kwa 10 kugera mu kwa 11 buri mwaka. Iyo bigiye kuba hasohoka amatangazo rimwe na rimwe na abantu bakanayasharinga ku buryo ushobora kubimenya. Twebwe rero nibwo buryo twajemo. Twebwe rero ukuntu urugendo rwacu rwatangiye, nk'ibisanzwe twaragiye turaplayinga, hanyuma tumaze kwa playinga nuko urabanza ugafata amafoto, hanyuma afite size American size nyine, hanyuma ukagenda ukaplayinga ugategereza result zisohoka mu kwa 5. Ndakeka zarasohotse nko ku itariki 9 niba atari 10 mu mwaka wacu. Icyo gihe nabo twahise tubirebera ku gihe, ariko umunsi ukurikiyeho nibwo twarebye tubona twabaye selected. Nkanjye ibintu byo kwa applyinga green card amakuru nari mbifiteho yari makeya cyane pe, ku buryo numvaga ko umuntu ahari uwari wese wa applyinze nkanjye shera mbwira ati twabaye selected, ntabwo yari ari mu rugo. Nagize ngo abantu bose ubwo babaye selected ndanituriza, ntabwo nigeze mba excited ngo numve yuko ari ibintu bya nyine ngo nishime uko nagombaga kwishima nyine. Ubwo ahubwo nari nawe impamvu abandi bantu nzi ba applyinze batari kumbwira ko babaye selected. Hanyuma biragije atashye arambwira, ndamubaza nti none se runaka ko batatubwiye babyageze utatete ntabwo byakunda. Turabewe ukuntu nyine abantu ba applyinga hanyuma bikanga. Nibwo nese bandi bya bintu noneho biri serious. Ni kuvuga ngo rero iyo maze ubwumva nibwo twese tubyakira. Iyo maze rero kubimenya utangira gukomunika n'abantu nyine uzi babaye selected, bagatangira kuguha amakuru yuko ushobora kubona ibyangombwa gutangira dossier yawe. Hanyuma twarabajije baza kutubwira ko tugomba gukomunika n'aba admin ba groupe yitwa Best Family. Okay. Turayishimira cyane kubera yuko muri iki gihe ifasha abantu cyane, kuko mu gihe cyashize abantu babaga selected hari n'igihe umuntu yaburaga amakuru bikarangira atanaje. Kubera iki? Kubera ko dossier zose bari kumusaba ntaza hari buzivane, ntaza uburyo ari buzibonemo. Ariko ikiza cyo kuba ushobora no kutayijyamo ukabona amakuru pe. Ariko ngewe nkatwe twayigiyemo amakuru yabonera ku gihe, bakakubwira bati unyura ino nzira ukora ibi n'ibi ukora ibi n'ibi. Nyine ikintu kiba kiguhangayikishije ni umunsi yuko ugera bakakubwira ati tuguhaye visa uragiye. Ariko ibindi byo gushaka ibyangombwa, iyo group iragufasha kuva ku ntangiriro kugeza ubonye visa uje hano. Ni ukuvuga ngo urugendo rurakomeza. Urebye kuva nko mu kwa 5 kugera mu kwa 8 urugendo ruba rusa nkaho rucecetse. Ngo rero iyo umaze kugera muri iyo groupe, ikintu cya mbere kibaho murayibwirana mukamenyana, hanyuma bagatangira kubaha ibyangombwa, ibyo mugomba gushaka, ibyo mugomba gukora byihutirwa. Ikintu cya mbere bahita bakubwira ni uko mu bintu byihutirwa
ni ukuzuza DS rero mbere y'uko yuzuza ikintu cya mbere uba ugomba gukora ni ugukosoza imyirondoro yawe. hari nk'ibintu hari nk'amazina y'ababyeyi aba atariyo ukabimenya ariko igihe nk'icyo cyageze. Ni byiza cyane nyine ko ushobora kubireba hakiri kare, wenda niyo waba utaraba selected ukamenya niba imyirondoro yawe, niba amazina yawe ay'ababyeyi, amatariki ari kuri pasiporo, ibi byose bihuye. Ni ukuvuga ngo mbere yo kuzuza DS urabanza ugakosoza ibyo bintu byose, hanyuma wamara kubikosoza ugahita wuzuza DS. DS ni uburyo bwo kwapplyinga visa. Hanyuma wamara kwapplyinga iyo visa bikarangira, tugategereza tukageza nko mu kwa munani. Kwa munani rero nibwo hatajya gusohoka urutonde rw'abantu bemerewe kuzajya gukorera iyo visa, tubyite gutyo. Ariko mbere y'uko bajyayo babona ubutumwa bubemerera bubabwira ati noneho uremererwa kujya gukora interview itariki n'iyi. Rero iyo bamaze kuguha itariki ya interview, urebye nta kindi kiba gisigaye, ahubwo icyo DV Breast Family iba yaradufashije ni ugushaka ibyangombwa noneho ujyana muri embassy kugira ngo ubashe kubona visa. Twebwe slogan ukuntu biteye baba bakubwira bati document nzima egare visa. Iyo ufite document zimeze neza, ibintu byose abanyamerika bagusaba ukaba ubifite, visa uko byagenda kose urayitahana, keretse ugize amahirwe makeya wenda yo kutabona ubutumwa bukwereka yuko ushobora kuba wemerewe kuba wajya gukorera iyo visa. Subiye inyuma rero gatoya, ubu aho twinjiye mu nkuru nyirizina. Kuvuga ngo biriya nari ndi kuvuga nagira ngo nyine mbirangirize rimwe, hanyuma ngewe nyine nigereho ukuntu urugendo rwari rumeze. No kuvuga ngo iyo wamaze kuba selected, nababwiye yuko mbere numvaga ntago nari nabifashe ku rwego byari biriho, ariko sheri we yari azi byari byaramaze igihe ya applyinga, ngewe abandi ntungore cyo kora icyo nakoraga namwibutsaga kujya kwa applyinga. Ariko noneho urugendo rero iyo umaze kwakira muri wowe nyine ko wabaye selected, umva ibintu bikubana byinshi mu mutwe, ugatangira kuziga amavarisi utaranabona na bya bindi byose nababwiye mbere, kandi kubibona ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Rimwe na rimwe ugatangira, hari abahita basharinga ayo makuru bagatangira kuyabwira bagenzi babo ati ubu ngubu mu minsi mikeya ngiye rwose ndaba nagiye. Ariko ndayababwire ko iyo bigeze mu kwa 9 k'uwundi mwaka, kuko umva resulta zisohoka, niba wenda ubaye selected 2021 akaba ari bwo ubona resulta, ni ukuvuga ngo umwaka wanyu uba uzarangira mu kwa 9 2022. Rero iyo bigeze mu kwa 9 2022 utarabona ubutumwa bukubwira ngo uzajya kuri interview igihe kiniki, nibwo umenya yuko kuba selected kuri green card atari ibintu nyine. Donc kuba baye selected bitavuze ko wageze inaha, biratandukanye pe. Rero ni ukuvuga ngo twebwe nkatwe twari twarabuze tutumva nta tubifate nk'ibidahari, kubera ko promotion y'imbere yacu abantu benshi ntabwo bari baraje, babaye selected ariko ntibaza. Hanyuma rero urumva twari dufite akantu kubera na covid, byari no ku gihe cya Trump, basa nk'ababihagarika. Rero ntago icyizere cyari gikeya pe. Turavuga tuti ibi bintu ni ugufata ku munwa kugeza umunsi ibintu bizakundira. Rero bitazanga twarabivuze abantu bakajya birirwa batubaza ati rwose bimeze bite, muzagenda ryari? Noneho urugendo rwo kuba selected, iyo ufite urumva iyo ubaye selected hari imibare baguha bita iba iranga case yawe. Donc ni case number, iba ari case number yawe nyine. Nukuvuga ngo igihe cyose iyo ugiye gucekinga ibijyanye n'urugendo ukoresha iyo mibare yawe, ukamenya uti bampaye wenda ubwo butumwa bw'uko nemerewe kujya kuri interview. Donc uwo mubare rero iyo uri inyuma, abantu babaye selected imibare yabo iri inyuma bari kunyumva neza kurushaho. Kugira ngo mubyumve neza, aha ku isi yose haba hemerewe kugenda 55,000. Mu 55,000 haba hari kuva kuri rimwe, no abantu bafite case number yo kuva kuri rimwe kugera ku 50,000 n'ijana biba bigeramo. Rero iyo wabaye selected ufite umubare wo hasi, wenda ufite nk'ibihumbi 10, ufite nk'ibihumbi 5, ufite nyine muri iyo 20,
ntabwo wumva uburibwe bwo kuba selected nk'umuntu ufite 48 kuzamura. Nkatwe twari dufite 51,856. Urumva hano twari inyuma kuri rwa rwego tutajyaga nyine tutanatekerezaga ko ibintu bizakunda. Uragenda ni ukuvuga iyo umaze kuba selected, proje zose wari ufite zitazihagarara, kubera ko uvuga uti mu minsi izaza nshobora gukenera amafaranga, kandi niyo waba ufite umuntu ushobora kugufasha, niyo waba ufite umuvandimwe ushobora kugufasha, niyo byaba bimeze gute, uko byagenda kose uvuga uti byibuze nanjye ngomba kuba hari icyo nakoze. Ukuvuga ibintu byose unyura ku mwenda ukavuga ati oya ntabwo nawugura, wanyura ku rukweto ati oya ntabwo ndi uruguru se nduguze ejo bigakunda zaba zarashaje. Kandi ubwo ikintu gisekeje kurusha ibindi hari n'ibintu tugura tugiye kuza bidakenewe, ugasanga wapakiye amavarizi nka 40 yose uje kureba ibintu wazanye nta nubwo bikenewe cyane pe. Hanyuma ikintu cya mbere kuba selected uri mu mibare y'inyuma byigisha ni ukwihangana, kuko urabitekereza, watekereza ukuntu ayo mahirwe aza ari bwo mu buzima, kuko urumva hari umuntu uba selected amaze ku applying. Nko kuri promosiyo yacu aba admin batubwiraga yuko abantu baplayinze barengaga miliyoni 10 zirenga. Tekereza rero kuba muri miliyoni 10 zirenga wabonye amahirwe yo kuba uri mu bihumbi wenda tuvuge 55 cyangwa 60 na bingahe byabaye selected. Ayo mahirwe ushobora kuba uyabonye wari umaze imyaka irenga 10 wa applying. Noneho ugatekereza ukuntu ibyo bintu nibipfa nyine ngeyo umuntu nyine yabaye selected bikarangira ataje, mba numva uburyo nyine ari kwiyumva pe, babyumva cyane, kubera ko ni ikintu kiba kigahita gihindura ibintu byose, kigahita gihindura niba ari uburyo wa spendingagamo amafaranga ugatangira kubigabanya, ugatangira kwifunga ibintu byose. Rero ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze umwaka wacu gutangira kwa ama interview, nababwiye ko urutonde rutangira gusohoka mu kwa 8. Ni ukuvuga ngo ubundi rusohotse mu kwa 8 abantu bajya gukora interview batangira mu kwa 10. Twe rero kubera ko covid yari ikirimo byabaye nk'ibitinda, ama interview atangira hafi mu kwa kabiri. Ndumva abantu ba mbere muri promosiyo yacu barakoze mu kwa kabiri. Ni ukuvuga ngo byonyine gutangira mu kwa kabiri abantu bari muri case numbers inyuma bya 50 na bingahe nababwiye baba bari muri risk yuko rwose batazagenda. Ibyo byo rwose kubera yuko urumva kwa 10, kwa 11, kwa 12, ukwa mbere amezi ane yose aba yaratubereye nk'imfabusa. No kuvuga ngo wenda tuvuge ko kuva nko mu kwa 10 kugera mu kwa mbere abantu bari kuba baratangiye gukora wenda bageze nko mu bihumbi 30. Noneho bigatuma abinyuma nabo babona umwanya wo gukora. Ariko nuvuga ngo case numbers imbere zatangiye mu kwa kabiri, byageze mu kwa 5 harimo gukora abantu bo muri 20 na bingahe 30 na bingahe. Mu kwa 9 byagiye kugera abantu bo mu 100 guhera kuri 48 kuzamuka baramaze gusiba urugendo mu mutwe, bavuga bati n'ubundi ibintu ntibizakunda, ntibazatugeraho mu bigaragara. Noneho urumva na covid yabagira imaho mu hagati ntabwo yari nyinshi cyane, ariko uba guvuga uti isaha n'isaha bashobora no kongera bakanagarura amategeko runaka. Kandi imbasi y'Abanyamerika yo mu Rwanda iyo hazaga ibintu bya covid abakozi bose bahitaga bajya gukorera mu rugo, kandi ubwo abakozi bakijya gukorera mu rugo ibintu byose byabaga bihagaze. Nuko ngo twabaga turi gusenga tubati Mana yagasari dufashe ntihagire ikindi kintu bazavuga ngo byagenze gutya, ngo covid ngo byagenze gutya. Ni ukuvuga ngo twebwe urumva twari turi mu rugendo rwo gutegereza. Ariho nababwiye ati urugendo iyo uri muri case numbers inyuma umva rutuma wihangana, rukwigisha ko atari ngombwa kuvuga ibintu byawe hakiri kare, rukwigisha ibintu byose, kubera ko urategereza, watekereza ko icyo kintu utagomba no kukivugaho, ukavuga uti Mana nyagasani. No watekereza ko muri amahirwe ashobora no kuza iryo rimwe gusa. Hari abaplayinga ari ubwa mbere bagahita babafata, ariko hari n'uwo bimara imyaka myinshi pe. Gusa kubera yuko byakunze
njyewe inama mba ngira umuntu wese ni ukugerageza amahirwe ye, ntacyo bisaba, ni ukugenda ukifotoza, warangiza ugakora application ugategereza. Muri urwo rugendo rwo gutegereza byageze mu kwa munani. Mu kwa munani ubundi nibwo hasohoka, ni nk'aho aribwo hasohoka abantu ba nyuma bazakora interview muri uwo mwaka, kuko baba bazakora mu kwa cyenda. Ni ukuvuga ngo icyo gihe byarageze, basohora urutonde rw'abantu bazakora, babohereza ama message ababwira yuko bazakora ama interview umunsi uyu n'uyu. Hanyuma abantu bo mu bihumbi, ubwo abo ngabo babibwiraga nabo mu bihumbi, kugeza ku bihumbi 48, kuva ku bihumbi 48 kuzamuka 50 na bingahe. Urebye amahirwe yari yarangiye pe, yari yarangiye kubera ko bari batanze ama interview ageza mu mpera z'ukwa cyenda. Kandi iyo itariki 30 zigeze, ibintu byose bihita bihagarara. Ni ukuvuga ngo bagatangirana n'abo wundi mwaka babaye selected muri uwo mwaka mwebwe mwari muri gukoraho interview. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo byari byoroshye pe. Ubwo rwanga abantu bo mu bihumbi, twebwe twari 51,000. Murumva rero yuko amahirwe twari twamaze kubisiba mu mitwe yacu, twagiye mu mirimo yacu isanzwe, abari barabitse udufaranga batangiye kujya kwa, none urumva biragustressa no kwandikisha umwana mu ishuri wese ndatanga amafaranga ejo bite bigenda, byose twari twabisubukuye. Tutirika tugende tubikore, n'ubundi ibintu ntago bigikunze. N'ubundi babimeze, impamvu babaha mu kwa munani haba hagomba gucamo ukwezi ko kugira ngo bashake ibyangombwa, batunganye, bakoremo ama medical check up, mbega ibintu byose basabwa na embassy mbere y'uko ujya muri interview babe babikoze. Ni ukuvuga ngo twebwe kugeza ku kanya mu kwa 9 byageze, nta ntuza babyita TNR, nta TNR, mbese nta message igaragaza yuko twemerewe kujya muri interview n'itariki bari baduha mu kwa 9. Kandi fiscal yacu izarangira kuri 30 z'ukwa 9. Ngo rero mu kwa 9, ukwa 9 kwahise kugera, kwa 9 kuri gutangira nko ku itariki 2 hahise haza message ivuga ko embassy ya Kigali yarangije, nta bandi bantu bazongera guha appointment za interview. Ubwo abo bahaye arabo gusa. Nyine urumva iyo message mukuri niba ko kari embassy yari yayitanze, nta makuru dufite, kuko icyo gihe hari igihuha byatari ngo abantu bajya ngo no kuri embassy ngo bakabaza ngo bigiriyeyo, ngo twe twigiriyeyo, ngo turabaza, ngo baratubwira ngo byararangiye. Urumva rero message yaraje, noro tukabatiriye igihuha, ubwo isubiye yaturutse he. Noneho nyuma haza abantu bari kubati, nyuma yuko bavuze gutya twigireyo turabaza, ese koko nta zindi TNL zizasohoka, nta appointment zindi zizasohoka zemerera abantu kujya muri interview. Umva aho ngo rwose twahise tubyikuramo, turavuga totoke ibintu byarangiye, reka twiturize. Twebwe rero n'ubuvuga ngo urumva abantu bo mu kwa 9 bagomba gukora mu kwa 9 be bamaze guhabwa interview deje. Noneho ku itariki 7 z'ukwa 9